hari ijambo uvuzemo ngo contre attaque buriya mbizi nko mu mikino no mu misengere contre attaque buriya ni nk'iki? Ubundi akenshi umusore usenga ntabwo apfa gusaza kuko Imana ihora imusiga ubwiza bwayo. Barasenze aba bagabo bahamije Imana koko bango ni koko ari mu isi ari ahantu hose menye neza yuko nta yindi Mana ikwiriye kubahwa usibye Imana ya Sadurake na Bishake na Abedeneko. Hello ndabasuje cyane aho muri hose bakunzi ba Inera TV. Channel Inera TV iri kuburyohe cyane ku mafilime, ku makomedi. Ndagusaba ko wakora subscribers, share, comment. Channel yacu mwari muzi nk'Inera TV icisha amafilime, amakomedi. Ubu noneho uno munsi tuvugana live twasuwe n'umukozi w'Imana, umwana w'Imana ufite amavuta, ufite ijambo ry'Imana, bamwita Eric. Nawe n'umuntu mukuru araza kutwibwira. Icyambere ndagusaba gukora subscribers kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ijambo ry'Imana kuri channel yacu, waba uri mu mahanga, mu Rwanda, inyuma y'igihugu hose. Ndagusubuje mu izina rya Yesu. Ngiye murimo muravugana banyita Cyemezo Kabivani. Muri aka kanya tugiye kubana n'umwana w'Imana. Karibu mwana w'Imana, twibwire. Turabashuje mwese abakurikiranye gahunda z'Inera TV, kandi tubifuriza umugisha w'Imana uva ku burinzi bwayo. Nge tugiye kubana muri uyu mwanya, nitwa Eric Kamugisha, nsengera mu itorero rya Église de la Charité. Ndashimira Imana yuko igikomeje kundinda. Icyo nabashishikariza rero abo tugiye kubana ari abari hanze y'igihugu, mwese ndabasuhuje. Abari mu Rwanda, cyo nabasaba nukuza gukora share ndetse na like na subscribe kuri iyi channel ya Inera TV, ukajya ubasha kudukurikirana. Yesu aduhana umugisha. Urakoze cyane. Ni umwana w'Imana nk'uko mumureba, yambaye neza kabisa, ni nk'umupasiteri. Nakubaza ikintu kimwe gusa nk'abana gukurikiranye, ese uri umupasiteri? Oya, ntabwo ndi umupasiteri, ndi umuvugabutumwa mu itorero ryacu. N'ibindi data wa twese anshoboje njya mbikora, ariko ntabwo ndaba umupasiteri. Gusa ijuru ryo ryamaze kunyimika, ariko mu buryo bw'abana b'abantu ntabwo birabaho. Tubwiye neza ngo ijuru ryarakwimitse. Buriya se ijuru iyo rikwimitse mu isi batarakwimika, buriya ikiza ni ikihe? Nuko mu isi babanza kukwimika cyangwa nuko mu ijuru babanza kukwimika? Ikiza nuko ijuru ryabanza kukwimika rikakwemera, kuko Imana yakwemeye ndetse ikwemeza n'abantu. Rero Imana yo yarabyemeye, ariko ntabwo birashyirwa ahagaragara mu buryo bw'abana b'abantu. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha cyane. Reka dutangirane uturagiza Imana kugira ngo buri wese uteze amatwi iri jambo ry'Imana, kuko ngo njya numva ngo mbere y'ibindi byose ngo Imana niyo yabanje kubaho, niyo ubanje kuyihamagara cyangwa kuyereka inzira zawe hari ikikora. Nawe tugere banza dushyire umwanya mwiza imbere y'Imana. Reka dusenga Imana, twubaha Imana. Mwami Yesu, Imana nziza, Imana igira neza, Imana ishobora byose, Imana rubasha, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimye yuko wagiye uturinda mu mpande zose twagiye ducamo zitandukanye, wabanye natwe mu ngendo twakoze zose, ntuhabwe icyubahiro. Tugushimiye kubwizi gahunda data wa twese yuko ari we wazigambiriye, waziteguye Mwami. Ntabwo ari uko data wa twese ariko twebwe twabigizemo uruhare, ahubwo niwe wabigizemo uruhare. Kristo, nyemerera aya masaha data wa twese umwanya tuza kumara, uze kubana natwe, cyo duheje n'imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Uburinzi bwawe reka bugaragare kuri twebwe. Satani turamuheje katika jina la Yesu. Byatuma ikiganiro kitagenda neza turabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Turafata mpiri bitavuga Imana ku buzima bwacu, turafata mpiri contre attaque zose z'umwanzi katika jina la Yesu. Duhamagaye amavuta y'Imana, duhamagaye ubwiza bw'Imana, duhamagaye uburinzi bw'Imana kugira ngo buze butugote. Reka ineza y'Imana igaragare kuri twe Mwami, ntaba ari twebwe ahubwo hagaragare izina ryawe. Urakoze, tuguhaye ikaze na karibu, ngwino tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha cyane kudushyira imbere y'Imana. Hari ijambo uvuzemo ngo contre attaque buriya mbizi nko mu mikino no mu misengere. Contre attaque
buriya ni nk'iki? Iyo uvuze ijambo contre attaque ubundi ni ijambo riba rifite ubusobanuro bugiye butandukanye, ariko mu buryo bw'umwuka iyo uvuze ngo gufata ngo contre attaque zose z'umwanzi cyangwa se za satani, ni ukuvuga ngo ni ahantu hose satani yaca abasha kuba yabegera, nizo contre attaque umuntu aba ashatse kuvuga. Urakoze cyane cyane kabisa, ndagushimye, Imana iguhe umugisha. Nababwiye ko ikintu cya mbere ubanza gukora kuri channel urakanda subscribers, ukande share, comment yawe ntuyibagirwe kabisa kugira ngo ukomeze kuryoherwa. Ndimo ndakubwira ko twakuzaniye umukozi w'Imana, umwana w'Imana, afite amagambo meza cyane aryoshye, afite umutsima utera imbaraga. Hari ibintu byinshi cyane akuzaniye kandi byagiraho bikuvanaho bikugeza. Imana imuha umugisha, nawe udukurikiranye Imana iguha umugisha. Buriya hari ikintu nshaka kukwibariza, umukozi w'Imana. Karame. Njyewe buriya hari igihe njya nibaza nko ku bantu basenga n'abadasenga, ese inyungu yo gusenga ni iyihe? Ubundi mu buryo bugaragara amaso y'abantu ushobora kuvuga ngo gusenga nta nyungu birimo, ariko mu buryo bw'umwuka ubundi haba hari inyungu. Cyambere nakubwira gusenga ubundi bivuga kuganira n'Imana. Ikindi nakubwira gusenga, umuririmbyi we yararirimbye ngo gusenga nibwo buzima, ngo kandi ngo gusenga ngo ni imibereho yacu. Rero nk'abakristo iyo wasenze ubasha kugirana ubusabane n'Imana, ubasha kugira inyungu nyinshi, nubwo mu buryo bw'umubiri ushobora kuba zishobora kuba nkeya, ariko icyambere iyo wasenze ugira amahoro, ugira umunezero, ugira umutekano. Ni byinshi turaza kubireba, reka mbe mvuzeho ibi ngibi. Imana ikumera umugisha cyane, imbaraga n'amavuta muri uru rugendo ufite. Ndakeka ukiri ntabwo urasaza cyane kuko uri umusore. Hari ijambo nigeze gusoma kera cyane ngo abasore b'imigwira ngo bazaguha iki? Abasore b'imigenda bazagenda badacogora, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera kandi bazakora iby'ubutwari. Gusenga, none inyungu y'umusore usenga n'udasenga ni hehe wabonera inyungu yo gusenga ku musore n'igihombo cy'udasenga? Ubundi akenshi umusore usenga ntabwo apfa gusaza kuko Imana ihora imusiga ubwiza bwayo, ariko umusore udasenga ashobora kwishora mu biyobyabwenge, usambanye. Umva inyungu ni nyinshi cyane. Urakoze cyane. Njya mbona njya mbibona kenshi kuko genda muna n'abantu benshi, rimwe akambwira ngo no munsi yakijijwe, ngo no munsi yabatijwe, ejo tukongera tugahurira ahantu ukuntu biranangaza kandi ngo yakijijwe. Ubwo Imana imubona ute? Nawe uri muri abo? Oya, ni ukuvuga ngo usibye wenda kuba habaho yo kuba umuntu yasubira inyuma, ariko ngewe ntagomba muri abo ngabo. Niyo nacumuye ndongera nkinginga Imana, nkabwira Imana ati unyeze untunganye, kubera ko turi abana b'abantu, turareba tugacumura, tukavuga tugacumura, tugatekereza tugacumura, ariko ntabwo ngiye nshobora kuvuga ngo mbigize nk'urwitwazo rwo kuzajya mvuga ngo ndihana buri kanya. Oya. Urakoze cyane. Nakubazaho ikintu kimwe cyane bundi ukahita utugezaho ibyo Imana yakubwiye. Ese ni izihe ngaruka z'icyaha ku muntu wakoze icyaha usenga? Ni izihe ngaruka ahura nazo? No ku muntu udasenga hari ingaruka ahura nazo? Ku muntu usenga ashobora guhura n'ingaruka, ndetse n'udasenga nawe ashobora guhura n'ingaruka, ariko ingaruka akenshi mushobora no guhura n'ibintu bitandukanye bimeze kimwe. Urugero, mushobora guhura n'agaco k'amabandi kandi mwese musenga, ugasanga mwese karabatangire, mwese muhuye n'ibibazo, cyangwa se mukajya no mu nzu ya gereza, kuko mwese hari igihe Imana ijya yemera yuko na wa wundi usenga bimugeraho kugira ngo hari n'igihe biba ari ishuri. Ingaruka rero buri wese yazamugeraho iyo byaje nyine, ntabwo wabitangira. Ko njya mbona abantu bakishijwe kenshi cyane, ugasanga nk'umuntu ngo twari tumuzi nk'umurokore, ugasanga ejo muhuye atwite kandi ngo ari n'umuhanuzi.
ibyo ni ibintu bishoboka cyane, kubera ko ubundi akenshi satani ntabwo arwanya wa muntu usenga gusa, ahubwo arwanya ikiri muri wa muntu usenga. Ntabwo bivuze rero yuko umuntu usenga atahura n'iyo kayo gutwita, kuko iyo byaje nyine nta hantu wabihungira. Okay, urakoze cyane ngo iyo byaje ubu ngubu nawe bivuze ko bivuze ko umukobwa kugenda kose wamuhekenya. Wihangane ku badukurikiranye rwose, uno mukozi w'Imana arakanavuze ngo byaje. Wakifata ute nk'umukobwa aje gusenga ariko akaza kukureba mu gihe murimo gusenga cyangwa akinjira, ukimukubita amaso ukabona aje yambaye ukuntu, ese nawe ukumva nyine umubiri uranze, aho ngaho wakifata ute? Ubundi imbere ya byose umukobwa aramutse aje kugusura, ikintu ukora mbere na mbere ni ugusenga Imana. Ukimara kumva yuko azaza ubanza gusenga Imana ikakuyobora, ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, sibyo? Ni kwa ngo rero agiye kuza wowe urabanza ugasenga ukabaza Imana, uyu muntu azaza mu buhe buryo, ese azaza koko ari uw'umugisha? Iyi Imana rero kuko ari ibiri kukuyobora, ishobora kukubuza ati ruhagarika urugendo. Iyo ikwemereye rero urumva yaje Imana ibana nawe. Ikindi ni kwa ngo ukimara kubona rero yaje yambaye uko yiboneye, hari ijambo njya nkunda cyane, ubu ni ukuvuga ngo amacano cyangwa se inzira satani yinjiriramo, ni wowe mukozi w'Imana uba ufite kuzisiba cyangwa se kuzihagarika, gusiba ya mayira yose satani azinjiramo. Kuko niba uwo mukobwa aje yambaye uko yiboneye, urumva aba yoherejwe na satani, ntabwo ari Imana iba yamwohereje. Ariko noneho iyo wasibye izo cano rero mu kuzisiba ni ukuhe, wirinda ikintu cyatuma rero noneho ugirana korabo cyangwa se navuga uruhererekane rw'uwo mukobwa, ukirinda yuko mwahura cyane cyangwa se mukajya ahantu hiherereye. Wowe ushobora kuvuga ati wenda noneho ngwino tuganire muri saro, ugatumira bagenzi bawe bakaza, noneho mukaganira, mugaterura ikiganiro. Aba yaje kukureba, ntabwo aba yaje kuryama. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Inshuti zacu bafana ba Inera TV, turabasaba gukora subscribers, share. Nje mwari murimo murumva, nitwa Cyemezo Kabivani. Murakoze cyane, nawe urakoze. Reka utugezaho ijambo ry'Imana, wongere udushyire imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Reka noneho tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko tutarasoma ijambo ry'Imana ho hari indirimbo njya nkunda cyane. Indirimbo iravuga ngo imbabazi z'Umukiza zamuzanye kunshungura. Yesu nashimwe cyane. Muri iyi minsi rero dukeneye umumama, dukeneye umukobwa, dukeneye umusore. Imana ikeneye umugabo wo guhamya Imana. Haleluya. Aba bagabo njya mbakunda cyane, njya mbakunda uburyo bahamije Imana. Nuko ngo Nebukadinezari avuga ngo uko byagenda kose aba bantu ndumva nta kindi twabakorera, reka noneho tubajugunye mu itanura ry'umuriro. Bibiliya itubwira neza yuko ngo Nebukadinezari yazabiranywe n'uburakari akimara kubona ugumva ayo magambo bamushubije, ngo nuko ngo ategeka ko bababoha. Ikindi ngo ategeka ko destaya sini bo destaya, arategeka ngo nibababohe, ngo maze ngo binyegeze ngo itanura karindwi. Ibi icyo bishatse kuvuga mu buryo bw'umwuka, iyo bataza kwenyegeza karindwi bisobanura umwuzuro w'Imana, ntabwo Imana yari kubasha kuza kubana n'aba bagabo. Imana igitegeka, haleluya, Imana yategetse Nebukadinezari yuko avuga ngo benyegeze karindwi, kugira ngo Imana ize kwiyubahisha, kugira ngo Imana ize kubana n'aba bagabo. Haleluya. Ngo nuko barenyegeza. Iyo benyegeza inshuro 6, ntabwo Imana yari kuza guseruka ngo ibane nabo. Dukeneye yuko Imana yagera ku buzima bwawe ikakuzenguruka inshuro nibura 7, bisobanura umwuzuro w'Imana.
amen. Ngo nuko ngo aba bagabo baravuga ngo uko byagenda kose, nubwo batugambaniye, nubwo baduhoye izina ry'Uwiteka Imana yacu, turemeye baratuboha batujyanye mu muriro, ariko twizeye yuko Imana yacu izabana natwe. Haleluya. Urinde mukobwa, Imana ikavuga ngo izabana nawe, Imana yagusezeranyije yuko izabana nawe. Haleluya. Urinde, Imana yagusezeranyije uri Kadeshi yuko Imana izagendana nawe, ariko utangiye gusubira inyuma bitewe n'ikigeragezo uri guhura nacyo. Ihangane nshuti y'Imana, ihangane nshuti y'umusaraba, dore urugamba rurakomeye, ariko Data wa twese akakubwira ngo ari kumwe nawe, nukomeza kumuhamya. Haleluya. Bibiliya itwereka neza aho undi mugabo Daniyeli ngo yahamije Imana, ngo Imana ibana nawe mu rwobo rw'intare. Haleluya. Imana yabanye nawe mu rwobo rw'intare, ngo mu gitondo cya kare Imana yari yategetse yuko intare, haleluya, intare ziyiriza ubusa nibura gatatu. Nuko ngo kubera ko Imana yashakaga kubana na Daniyeli, ibaze kuba intare zakoze amasengesho, noneho ngo boherezamo Daniyeli. Bakimara kumwoherezamo, Imana itegeka ko za ntare harimo izo yisegura, izindi zikamworosa, izindi zikagenda zimufubika, ngo Daniyeli ntabe n'akantu na gato yigeze aba. Amen. Ngo Bibiliya itubwira neza ngo umwami Dariyo azinduka mu gitondo cya kare kare. Amen. Amaze kuzinduka mu gitondo cya kare kare, haleluya, nuko Daniyeli Imana ibana nawe. Ngo Bibiliya itubwira neza ngo umwami Dariyo akimara kubyuka, ngo aragenda ajya kureba Daniyeli, wavuga ngo niko Daniyeli mugaragu w'Imana isumba byose, isumba byose. Ngo igusumba byose, nuko ngo buri kimwe cyose Imana iragisumba. Amen. Ngo aho Imana yawe yabashije kukurinda, Daniyeli aravuga ngo Imana yanjye yabonye yuko nta cyaha nakoze, Imana yandinze, yohereje abamarayika bayo baza kubana nanjye. Bibiliya itubwira neza yuko ngo umwami Dariyo yaravuze ngo yatumijeho babandi bagambaniye Daniyeli, ngo ari abagore babo, ari nabo ubwabo, ndetse n'abana babo. Za ntare kubera ko Data wa twese yari yavuze ngo nimukore amasengesho y'itatu, nimumara kuyavamo nzaboherereza ibyo kurya. Ngo intare zabasamiye hejuru, ngo zirabakonyagura, zirabakacanga, ngo bose habe n'igufwa ryarinze riboneka. Ngo ari abagore babo, ngo ari nabo ubwabo, ndetse n'abana babo, nta n'uwasigaye wo kubara inkuru. Amen. Iyo wahamije Imana, Imana ibana nawe. Haleluya. Nigarukire kuri aba bagabo ba Sadurake na Amishake na Abedeneko. Amen. Bahemye Imana, ngo binjira mu itanura ry'umuriro, babajugunya mu itanura ry'umuriro, ariko Imana yacu kubera ko igiseruka iravuga uko byagenda kose ndabana nabo. Amen. Babajugunya mu itanura ry'umuriro, ariko Imana serukana nabo. Urinde mubyeyi, umuntu ashobora kukugambanira akakujugunya mu itanura ry'umuriro, ariko Imana kubera yuko atariyo yabyemeye, Imana igibana nabo. Jambo ry'Imana riravuga ngo baraterana bakajya inama yo kutugambanira, ariko Imana ntabwo ari yiba yabateranyije. Haleluya. Imana igibana nawe natwe ikatubera amaso. Bibiliya itubwira neza, reka dusoze kuri 24, ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari, haleluya, aratangara cyane, ahagurukana n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunyemo abagabo batatu? Abajyanama biwe baramubwira ngo ni koko nyagasani. Amen. Nebukadinezari ngo arabasubiza, arababwira ati, dore ndarebamo abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Iyi shusho y'uwa 4 niyo yatumye Nebukadinezari nawe bimutangaza, aravuga ngo uko byagenda kose mu ijuru hari Imana.
iyi shusho y'uwa kane yageze kuri Nebukadinezari ibasha kumukora ku maso, kandi aba bagabo batatu bandi nibo abandi babashaga kubona, ariko Nebukadinezari abasha guhishurirwa ishusho y'uwa kane kubera ko Data wa twese yari yamukoze ku maso. Nkwifurije yuko Imana yagukora ku maso ikareba ibintu urwana nabyo, ikareba ibintu uhura nabyo mu izina rya Yesu. Nebukadinezari aravuga ngo uko byagenda kose aba bagabo barasenze, aba bagabo bahamije Imana koko, ngo ni koko ari mu isi, ari ahantu hose, menye neza yuko nta yindi Mana ikwiriye kubahwa usibye Imana ya Sadurake na Meshaki na Abedenego. Nta yindi Mana tugomba gukorera usibye Sadurake na Meshaki na Abedenego. Asoza avuga ngo niyo Mana nzakorera. Ariko basi kivuga ngo iyo niyo Mana nzakorera, ngo iyo niyo Mana nzakorera, Imana yacu ngo iyo niyo Mana nzakorera, Imana yacu ngo iyo Mana igira neza, irashoboye, irahambaye, iyo niyo Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzakorera, hayatopene taye ni iyo niyo Mana nzakorera. Amen. Mbibutse gatoya, twari turi ku ijambo rivuga ngo guhamya Imana. Waba uri umubyeyi, waba uri umukobwa, waba uri umugabo, waba uri umusore, wahamya Imana mu buzima bwose waba ubayemo. Yesu nashimwe cyane. Waba uraye, hamya Imana. Waba ushonje, hamya Imana. Waba wambaye ubusa, hamya Imana. Waba wahuye n'ikigeragezo cyo kubura minerivare, hamya Imana. Waba waraye hanze, waba wahawe piriyave, hamya Imana, kuko Imana ijya yigaragaza. Ngo aho imbaraga z'abana b'abantu zirangire, niho iz'Imana zitangirira. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Elohimu, uri Elishadayi, ushoboye byose kandi urahambaye. Uri Imana nzima, uri Imana igira neza. Tugushimiye kubw'ineza yawe, tugushimiye kubw'ijambo ryawe Kristo. Ijambo ryawe ni rigari nyir'ingabo Imana. Mana, nyemerera Data wa twese riganze ku mitima y'abazarikurikirana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyemerera Data wa twese, ijambo ryawe ni inkota ityaye, nyemerera rigira aho rihindura. Mwami Imana, uzaryumva rizamugirira akamaro. Data wa twese, kandi ukomeze kwagura iyi Intera TV, iyi channel ya Intera TV. Mana, ukomeze kuyagura, tuyisabiye abaterankunga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kuko uri Imana nzima, urakoze kuko uri Imana igira neza. Dusenze twizeye imbaraga zawe kandi zishoboye byose mu izina rya Yesu. Ukeneye kudukurikirana, wakanda subscribe ku Intera TV na share na comment. Igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Hanyuma ukeneye ubundi bufasha mu buryo bw'isengesho cyangwa se mu buryo bwo kuganira ku ijambo ry'Imana, wampamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 24 93 06, indi nimero 0788 48 6 9 izo ni nimero zanjye zose. Amazina ni Eric Kamugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Amen. Arakoze cyane. Imana imuhumugisha kubw'ijambo tugejejeho ngo guhamya Imana. Imana iguhumugisha. Nanjye ndatsinzwe burangiye kujya nyihamya. Nawe ukurikirana Intera TV, nimba wumvise ijambo ry'Imana aho utahamyaga Imana, uyihamye muri bagenzi bawe, bakobwa bagenzi bawe, abasore bagenzi bawe, abamama bagenzi bawe, mu bagabo, aho uri hose ujye uhamya Imana. Brage nzisi tuzigabanye, tuvuga Imana. Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu. Nakubaza akantu gato cyane, se gukora icyaha umuntu akaka imbabazi buriya ni ngombwa? Gukora icyaha umuntu akaka imbabazi buriya ni ngombwa? Birakwiriye yuko nubwo waba wakoze icyaha ugomba gusaba Imana imbabazi.
ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Mu rwandiko rwa Yohana ni urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 aravuga ngo nituvuga ko ari nta cyaha twakoze tuba twishutse, tuba twise Imana inyabinyoma, kandi ngo ukuri ntabwo kuba kuri muri twebwe. Nuko ngo njyewe nshobora gukora icyaha nkumva ko ari ngombwa nkasaba Imana imbabazi, ariko undi akumva yuko atari ngombwa. Ariko gukora icyaha ni bibi, ariko nanone igihe wakiguyemo wibuke no gusaba Imana imbabazi. Ni ngombwa gusaba Imana imbabazi. Nk'uko umuntu udasenga yabyirwa n'iki ko yababariwe? Ubundi akenshi ku muntu udasenga kugira ngo amenye ko yababariwe, ubundi kumenya ko wababariwe kubera ko nta cyaha Imana itagibabarira. Imana yanga icyaha ariko ntiyanga umunyabyaha. Igihe cyose wasabye Imana imbabazi, waba usenga waba udasenga, upfa kuba wabwiye Imana ngo mbabarire, ariko wowe ubwawe usenga wumva amahoro aje. Ariko iyo udasenga yumva ko nanone akiyumva mu cyaha yuko atarababarirwa. Iyo cyumva rero yuko icyaha utarakibabarirwa n'ubundi ubutarakibabarirwa. Burangiye hari ibintu natemera ngo byo kujya kwatura. Nago nabwira umuntu ibyaha byanjye, naho yankubita naho yankira hasi. Imana ahubwo insanze nanjye nabyemera. Ngo nawe uvuga ibyaha byawe? Njyewe nshobora kubivuga ibyaha kuko biri ngombwa. Sinavuga ngo wenda ngo njya kwaturira abantu kuko mbanzi aho nahuriye n'Imana, mbanzi aho nakoreye cyamba nzi naho ndi buhurire n'Imana. Nshobora kwatura nabyo bibaye ngombwa, ariko bitanabaye ngombwa nzi gusenga nkasaba Imana imbabazi. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kubwo kutuganiriza ku magambo y'Imana. Ndafashijwe cyane, nizere ko nawe ukurikiranye Inera TV ufashijwe. Nakwibwiye amazina yanjye n'icyemezo Kabivani. Turagusaba inkunga yawe irakenewe. Subscribers, share, like, comment. Nimba ari ibintu wifuza kutuganirizaho kubw'ijambo ry'Imana, comment yawe irakenewe, cyangwa se ukaduhamagara kuri izo nimero zikurikira hasi. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Shalom shalom.